twavuga ngo Imana ishimwe ra! Ni ukuvuga ngo ubu bukwe bwatewe imijugujugu Vestina n'uyu mugabo we wo muri Burkina Faso, baravuga ushatse uri muto wa mwana we ibi ni ibiki ugiyemo, ariko finally ubukwe bwatashye. Niba mubizi neza yuko byagezeho n'idini ya ADEPR ntiyabyumva neza, ariko niba mubizi neza ntabwo umuhanda ujya mu ijuru uzaca mu idini runaka. Rero na ADEPR uyu mwana ntabwo bamwumvishe neza, ariko finally ibintu bigenze neza. Mwabonye kuntu Emirene bamushimiye. Ntekereza ko kwambikwa ingofero hariya kuriya aba ari mu ruhande rw'umubyeyi we hariya mu gusaba, ntekereza ko si ibya buri wese, uba waragiye ukorera abantu ibikorwa by'indashyikirwa. Sinzi rero, ubu bukwe bwayobowe na Ryan Manzi, muramuzi muri Guma Guma, akaba umubirenge mwiza cyane, akamenya indimi zombi nk'igifaransa n'icyongereza. Ntekereza ko rero ubukwe ikindi kintu cyagaragayemo ni ubukwe bwatashywe n'ibyamamare ariko bitari byinshi, hagiyemo abantu bake. Twagerageje kubona Chrisizi nk'umuntu wajya ubafasha mu mavidewo, uwundi muntu twabonye ni Niyo Bosco ubafasha mu myandikire ndetse no mu majwi, nawe twamubonye. Uwundi muntu twabonyemo ni Junior Giti n'umugore we, ariko abandi bantu ntabwo bagaragayemo b'abastar cyane. Ikindi pourcentage zigera nko kuri 95% ubukwe bwawe bwiganjemo abantu bo kuri famiye y'umukobwa cyane cyane. Bigaragara yuko abantu bo kuri famiye y'umugabo bari bakeya, bitandukanye n'ubukwe bw'umuntu witwa Miss Naomi Ishimwe. Famiye y'umugabo yari hari ku bwinshi bitabiriye, so byari ibintu byiza cyane. Ntekereza yuko rero abantu bateze iminsi uyu mwana, Imana bakojeje isoni na satani wabo, reka mvuge gutyo. Muribuka, sinzi umunyamakuru ugeze kwiha kuvuga kuri uyu mugabo, amutindaho aravuga ngo hari urugingo ngo adafite. Guys, kuba umuntu atagira urugingo rumwe runaka ntibivuze yuko abaye igicibwa, ntibivuze yuko adakwiye ibyiza. Nibwo naje kubona abantu bavuga ngo impamvu ngo uyu mugabo adaseka rero ngo nta menyo agira. Wese ko yafite wahaye ikimana, we ko yafite urumva uri igitangaza, wari wamwasamura akanwa ngo urebe. Niwo muco we, niyo kamere yiwe. Niba adakunda kumwenyura mu bantu benshi, yari kumwe n'umukunzi we cyangwa se na famiye yiwe, aramwenyura. Kimwe ko hariho abantu batinya audience y'abantu bangana kuriya, akaba yumva atagize atari free, atisanzwe. Muhe umuntu amahoro, kuba atafite amenyo ibyo ntabwo bibareba, ntabwo muziranye mumubona kuriya kuri kamera. Rero mwitonde, ubu ko abantu babuteye imijugujugu, uyu mwana ni mutoya, mbese udushya twinshi twabereye mwabura buko, ariko finally abana baje no kugera igihe bararirimba, bashyushya nyine ibintu biba byiza, biraryoha kurutaho. Sinzi niba mwabonye uburyo ki umuntu witwa Emirene yanezerewe pe, yanezerewe. Uyu mwana, iyi famiye yabahaye inka, ariko nawe kugira ngo uyu munsi bagere ahantu bagera, yahagaze mu ruhande rw'umubyeyi, yabaye umuntu w'indashyikirwa. Yabikoze nk'uko yabikorera bashiki be. Ubundi ku myaka ya Emirene no ku myaka y'abari abana b'abakobwa, kuva ari abana bafite imyaka y'ubukure, akenshi usanga iyo umuntu ari manager cyangwa ahagarariye bari abana kwa kiriya kigero, birangira hari ibindi bintu byihishe inyuma kandi bitari byiza, bituma mizike y'abantu nka bariya ihita irambarara, ubuzima bwabo bugahita burangira. Rimwe usanga bagiye mu nzira zidakwiriye, bita byica amakariyeri yabo. Rero ntekereza yuko umuntu wese aka kanya yakifuza Emirene nko mu manager mwiza, yakifuza Emirene nko mu manager ubaye intangarugero mu buzima nka buriya. Rero nibyo kwishimira, nibyo kunezererwa. Ariko rwose dusubiye ku idini ya ADEPR, aba bana babanje kubatera amabuye. Umunsi umwana akora ikintu cyitwa wasezerana mu mategeko, abantu babanje kumutega
kubatera amabuye yuko kuva ateretse umusatsi egari kuva mu idini, kuva ateretse umusatsi egari inzira igana mu irimbukiro. Nongere basubiremo yuko inzira igana mu ijuru ntabwo izaca mu idini runaka, inzira igana mu ijuru ntabwo ari wowe uyishinzwe, sica mu gikari cyawe wowe wihandagaza ukavuga ngo umwana kuva ateretse umusatsi, kandi urabizi neza ko kuba utawuteretse uri umunyangeso mbi ku kigero abantu batabasha gusobanura, uri inkozi y'ibibi ku kigero abantu batabasha gusobanura. Ku giti cyanjye, ku bantu bakunda aba bana, ku bantu babafana, njye nanezerewe ku giti cyanjye, nashimye Imana ku giti cyanjye. Ni ukuri Imana imwaje Satani n'abambari be, Imana imwaje inkozi z'ibibi zihaye gutega umwana iminsi, zimutega imitego, zimuvuga amagambo mabi. Mw'abantu mwe buriya tujye twitondera ibintu tuvuga. Amagambo mabi hari ukuntu abantu bavuga ibintu bikarangira bisohoye, ariko njye ku giti cyanjye ndashima Imana yuko Imana ijambo ivuga ntirihere. Birangiye ubukwe yasezeranyije uyu mwana, abantu bamutega iminsi, ni umwana ntabwo yari akwiye kuva mu idini, birangiye abukoze. Sinzi niba mwabibonye, yasezeranyijwe n'umupasiteri witwa Jackson, sinzi niba ari umupasiteri kwa Minyoni cyangwa kwa Julienne, ariko Jackson niwe wabasezeranyije. Byari ibirori rero by'akataraboneka, byari ibirori byiza cyane byabereye ku Ntare Arena muri dote. Gusezerana rero nyine basezeranywa n'uriya mupasiteri witwa Jackson. Mbese habereyemo udushya twinshi, byari ibintu by'umunezero, byari ibintu binogeye amaso, bibera urugero n'abandi bamanaja bose yuko kuba wamanajinga abakobwa bitavuze yuko hari ibindi bintu bigomba kuba inyuma, kuko ntabwo aba ari umugore wawe, aba ari umuntu muhujwe na bizinesi. Iyo hajemo umuntu rero muba inshuti birenze iby'akazi, ariko iyo hajemo ibindi bintu ushobora gutuma kariyeri yiwe irangira. Ntekereza yuko ubuhemutse bibere rero urugero abandi bamanaja bose b'igitsina gabo ko kumanajinga umukobwa bitavuze kugira ngo umumenyere ibyo ugomba kumumenyera nk'ibyo mufitanye mu masezerano, bitavuze ko ugomba kumuzengereza, kumubuza uburyo yuko mugiye kwigira mu bikorwa by'imipuri n'uburaya. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Emirene yerekanye yuko hariya yabaye umumanaja mwiza w'umwihariko. Kubona Chris Easy ari kumwe na bagenzi biwe hariya ni iby'agaciro cyane. Kubona Niyo Bosco yarafashije bari abana ni iby'agaciro cyane, ni iby'umumaro kuba batera intambwe bakamuhereza impano, ni iby'agaciro cyane. Bari abana nabo ntabwo ari batoya ku buryo batazi gushimira umuntu wabagiriye neza, nabo bakoze cyane. Ariko ku giti cyanjye ndanezerewe, n'undi wese bimubere iki, bimukore ku maso, yumve neza yuko kugira umuntu neza, kuba mwahuzwa n'akazi bidasobanuye bya bintu byose by'imico mibi ntiriwe ndondora ahangaha. Ariko ndakubwiza ukuri, aba bana bakoze ibirori byiza. Ibyo kuvuga ngo umwe ngo afite imyaka 41, ngo uwundi ngo afite imyaka 20, ibyo ntaho bihuriye. Mwaba mungana, mwaba murutanwa imyaka, kubaka n'umugisha uva ku Mana. Kubaka ni byiza, ni bimwe mu byiza Imana ikugenera nk'umugisha, nta hantu bihurira ngo n'imyaka. Ababigendaho muribeshya. Ariko abantu bo muri ADPR muri comment mwendaga kuzicura umwana, mwendaga kuzamuhitana, wagira ngo hari irindi kosa yari yarakoze. Ariko buri Imana ibakojeje isoni, iberetse ko ikintu yapanze gitandukanye rimwe n'ibyo mutekereza n'ibyo muvuga. Imana hari ukuntu ibakojeje isoni mu magambo yanyu. Abana barahasorinze cyane, barakoze cyane kugira ngo umunsi babe bafite aho bageze. Sintekereza yuko hari support ya ADPR aba bana bazi. Kuva uyu mwana yatangira gutunga uyu musatsi, ntekereza ko batangiye kuba banzi n'idini rya ADPR. Ariko nyamara ntabwo bakwiye kuba banzi. Niba umuntu yumva agomba guhindura inzira akagira ukundi kuntu agenda, mwebwe mwakifuza kubona uyu mwana asenya, icyo yakoze ni ukugandukira iki umugabo. Niba rero mwebwe mutabyumva, muzi yuko umuntu agomba kwikomeza ngo kugira ngo akomere ku idini, kandi already yagize ati yabaye marié, ntekereza ko icyo ni icyaha n'Imana itazamubabarira, kubera yuko yabakoze icyaha cyo gusuzugura umugabo bashakanye, akubaha iki idini. Hara ntabwo yari kuba yubashye iki Imana, yari kuba yubashye idini, kandi idini igizwe n'abantu, kandi abantu b'iki b'abanyabyaha. Rero icyo yakoze ni ukugira gute? Ni ukubaha umugabo we.
nicyo yakoze gutunga iyo misatsi, niyo umugabo ayikunda yagombaga kuyitunga. Igihe rero nikigera umwana akumva ntakibishaka, babyumvikanye n'umugabo we nta kibazo, ariko ntekereza ko nta byiza icyo gihe mwamwifurizaga, mwagira ngo asenye ngo agendeye ku myumvire yanyu tutazi n'ahantu mwagize mute mwakuye. Kuba yarakuriye mu idini akaba ashatse umuntu utabikozwa, agomba kuganduka, agomba gukurikira inzira agize ate, inzira umugabo we akunda mu gihe atari mbi. Umusatsi ntabwo ari mubi, umusatsi ntabwo ari ibintu bikojeje isoni. Kuba utabyumva nawe rero ntabwo bivuze yuko ari umunyabyaha cyangwa se yaguye. Imana rero yagize neza kubera